Bell umva nkubwire tuvugana hakiri tuvugana harimo reka ibintu bitaza guhindura isura hano bigahindura isura se kuko nta mbunda ufite ugira ngo wantware iki ko nakugonda ijosi ariko ntabwo aricyo cyanzanye kuko ndashaka ko tuzanicara umunsi umwe ikintu biransa burushinge rumwe do ni hano gusa umwuka wose umunsi umwe tuzaba inshuti. Ndongeye ndabasuhuza abakunzi ba filime yiswe Isezerano ry'ikinyoma aho muri hose aho muherereye hose ambahaye ikaze kuri uyu munsi wa none mbabwira ngo muraho ese murakomeye mwe mwese twagiye tubana hano kuri filime yacu mwe mwese tubana umunsi ku wundi gatanu ku kandi mwe twabanye kuva filime yatangiye kugera uyu munsi wa none ndagira bambwire ngo uyu munsi wa none abaramu barimo barahangana cyane umwe avuga ati singushaka hano ndagira bambwire ngo ibibazo byakomeye cyane Jack cyangwa tumwite Ezekiel ibye byose bitangiye kugenda bijya hasi ibyo byose bitangiye kuba byashirwaho akadomo gake gake ese ibyo yikururiye ko bitangiye kuba byamujyaho ingaruka ngaho atangiye kuba yasubira inyuma atangiye kuba yajya mu magambo ndetse muhangana na muramu we. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo gusa ku bakunzi ba filime yacu, abakunzi ba filime nyarwanda muri rusange. Murabona ko biratunguranye cyane ubwo yakumanga gatangiye kwivugishwa ati erega twaba n'inshuti, agiye kubona abona nyirubwite araje, na wundi ni Belinda. Gusa byo Belinda nawe nago yishimiye, atangiye kuba yagarura ubwenge mu gake gake kuko twagiye tubona inshuro nyinshi ababazwa, ariko hari igihe cy'agahinda gishira, igihe cy'umubabaro kigashira nyuma y'uko Uwera nawe ari aho ngaho ari mu gahinda ka wenyine, ari mu bwigunge bwa wenyine. Gusa byo nakubwira ko ibibazo byakomeye cyane, amakimbirane ku mpande zigiye zitandukanye hano kuri filime yacu. Amakimbirane yakomeje kuba yabayo, ikintu gihari cyane ni amakimbirane kurusha ibindi byose. Ese aya makimbirane arimo kugenda akomera gutya, byo turaza kubimininga gute? Ese turaza kuba twabisobanura gute ko ari ibibazo bigiye kuba byakomera cyane? My friend, ajya avuge ngo wowe tubana umunsi ku wundi, wowe ureba iyi filime yacu, ndabizi ko hari ibintu byinshi bigenda bigucanga. ndagira nkubwire ngo ibibazo byose byagiye bigucanga uyu munsi wa none, nicyo gihe ngo tubishireho akadomo, nicyo gihe ngo ibyagiye biducanga byose tube twabishiraho akadomo, tuvuga ati ibi bibazo ntabwo bizongera kutugarukira kuri filime yacu. Ibibazo byagiye bizana byinshi cyane, icyo rero nakubwira ko nta muntu utabashije kuba yagiraho abirambirwa. Aho Uwera nawe arimo kwibaza ati ese uyu mugabo wanjye unsuzuguza indaya we, ese naguma kubana nawe mucaho iki? Nicyo kintu ubundi bajya baca umugani ngo nyine utabusya abwita ubumera. Burya Jack ashobora kuba ari gukora ibi bintu atazi agahinda ka Belinda cyangwa Uwera. Uyu mugabo ntabwo ni indashima pe, agahinda yateye Uwera ndetse n'agahinda yateye Belinda, ako ni agahinda tutajya twibagirwa. Hano tugenda tubona byinshi cyane. Gusa by'uyu mukobwa se wakuyemo inda, kandi Jack turabizi neza ko azi kanamutwitiye. Ibyo ngibyo ndakeka namwe mubizi. Gusa byo Tsuki nawe arimo kugenda agerageza gufasha gake gake, nubwo ari umukozi, ariko abakozi bose siko bari kimwe. Rimwe na rimwe abakozi ari igihe biba ngombwa ko bajya gufasha abo bita nka ba nyirabuja babo. Ubundi iki nicyo bita umwizerwa w'umukozi, kuba ukora nyine wenda sometime ukajya ukora ugafasha na mabuja wawe cyangwa boss wawe bitewe n'uburyo ki mwabanyemo neza. Ntabwo ari bamwe, buri muntu wese
garabana na mugenzi we nabi. Icyo kintu cyo murakizi, ni ikintu kijya kibaho muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo byo turabimenyereye cyane pe, si ibintu twaba tugiye kuba twigiraho none ahangaha. Ibyo byo ni ibintu bimenyerewe cyane, ni ibintu biba bimenyerewe cyane, tuba tumenyereye kuba twabona. Gusa byo ndagira ngo mbabwire ngo mwese tubana hano umunsi ku wundi, ndagira ngo mbabwire ngo ibibazo biriko biragenda biza no kuri filime yacu biteye icyo bita biri terrible cyane. Nicyo kintu nakubwira, kikankubwira ngo wowe ureba iyi filime yiswe Isezerano ry'ikinyoma, nizere ko iyi filime uyibona uko wowe uyitekereza. Ndabizi ko abantu ari igihe urebye nk'ikintu nyine muri formula wowe wagitekerezagamo ukabona ntabwo ariko urimo kugenda ukibona. Cyo rero nakubaza ati uko uba uyitekereza niko ujya uyibona? Guys, mutubwire muri comment mutubwire ati ese ni gutya cyangwa tubona gutya. Ibyo biba bikenewe sometime ni buri gihe biba bikenewe ubundi ko tubona abantu batubwira ati that's good. Mwabonye ko yari arimo guhamagara Belinda, mu mwanya yarimo kumuhamagara ahita yizana atiriwe arongera kuba yongera guhamagara. Gusa byo yatunguwe Belinda kubona aje mu rugo iwe, byamuteye urujijo ati se uyu we aje mu buhe buryo, aje nkande hano, ninde umuyoboye hano? My friend, wamungani nkuko babivuze kuko wagira ngo yaramurozi, kuko bitewe n'ibintu yagiye agenda amukorera umunsi ku munsi kumucitinga. Sinzi ko yaba ari ikintu yaba agitegereje hano ngaha, kuko my friend, birababaje cyane kubona umuntu buri munsi agucitinga kandi byitwa ko aba no mu mutungo wawe. Urumva ni ikibazo kitari ikibazo cyorohereye, ni ikibazo gikomeye cyane. Sinzi niba mwe mutajya mubibona hano kuri filime yacu ko atari ibintu byo kuba twaza ngo tubikiniremo cyangwa ngo tubizanemo ibintu by'imikino. Ni ibintu bikomeye cyane hano kuri filime yacu. Nicyo kintu nakubwira ati twagiye tubona inshuro nyinshi, nubwo yaje kuba yumva ko Uwera atwite, uwo na wundi ni Belinda, kubyumva ari kubyivugira kuri phone ko atwite, nyamara umuntu wari ubizi ninde? Ni Tsuki gusa. None ubu ngubu aho bigeze inda iragaragara, kandi inda Belinda arabizi neza ko ari iya Jack cyangwa tumwite Ezekiel. Icyo nicyo kintu nakubwira cyo. Gusa byo hano icyo nakubwira cyo ni kimwe, Ezekiel ashobora kuba agiye kuba yicuza ibyo yakoze byose. Agiye gukora ibintu uzi ngo ntabwo bizazana ingaruka, nyamara ingaruka ukagenda uzibona gake. Ndakeka ko hano ashobora kuba yabona ingaruka zikomeye cyane z'ibyo yagiye akora, kuko ibyo yakoze byose ntabwo byamuhira pe. Burya hari igihe abantu bakora ibintu bakagira ngo bizabahira, nyamara nta muntu ujya uhirwa n'ibibi, abantu ubundi bahirwa n'ibyiza bakoze. Naho gukora ibibi uvuga ngo bizamera, ibyo byo bikubiye gake. Nicyo kintu nakubwira, kikankubwira ngo burya muri ubuzima bwacu byinshi murabizi duhura nabyo. Hari ibyo duhura nabyo, hari ibyo kuba wenda dusuppose ko ari ibyo wenda kuba byatugira nka neza, ariko nyine ntabwo ari everything. Ni ikintu kiza kije mu buzima bwacu. Hari ibiza ari ibyo kuturimbura, hari n'ibiza ari ibyo kuba byaduhumuriza. Ibyo byo I think ko mubizi nari ibintu byo kwirwa mbabwira cyane, kuko namwe muamuzi byinshi kundushya. Cyo rero nakubwira ko burya muri ubuzima bwacu mujye mwitondera abantu mwibwira ko umunsi ku wundi ari abantu babahora hafi, cyangwa ari abantu baje mu buzima bwanyu guhindura byinshi, ahubwo ushobora no gusanga aribo bantu baje kuba bangeza ibyinshi mu buzima bwanyu. Icyo kintu cyo mujye mukizera, kuko birashoboka maybe ko bishobora kuba byashoboka ko uwo muntu wibwira ko arimo kukurinda ariwe urimo kuba yakugirira nabi bikomeye. Izo risk mbi zose uri guhura nazo ariwe urimo kuba yazitera. Gusa byo nakubwira ko niba ari ubwa mbere waba ugeze hano, nakwibutsa kuba wakanda ku subscribe kugira tuzajye tubana umunsi ku wundi, kuko
ibintu birakomeye cyane, ibintu biteye ubwoba cyane, kuko hano ngaha niba Belinda arimo kugenda yisubiraho byose akaba yanafashe Jack, umva atandukanye, sinzi ikiba kibyihishe inyuma, kuko uyu mukobwa mbona atandukanye cyane, gusa byo nakubwira ko wowe tubana umunsi ku wundi, wowe twabanye kuva filime igitangira kugeza kuri uyu munsi wa none, ndagira mbwire ngo ibintu byose wagiye ubona uyu munsi wa none niho tugiye kuba twabigarukaho byose tumenye iti ese wagwane, ese ni ibiki birimo kugenda bivugwa hano kuri filime yacu. Gusa byo mwabyiboneye ko yari yarakaye, ko nta mikino yari afite, kandi Lois nawe ibye birimo kugenda biba ibibi cyane, na Jonathan mu cyaro